uzi ikintu kimwe uhuje na Elon Musk, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Oprah Winfrey cyangwa Rihanna? Uretse mu buryo bwumvikana nyine kuri ikiremwa muntu nkabo, kimwe n'ibi byamamare by'ibirangirire ku isi n'abandi, wowe kimwe nabo mwese ufite umubare umwe w'iminota mukoreshwa mu bishatse buri munsi. Amasaha 24 agize umunsi uyakubye n'iminota 60, twese aduha iminota 1440. Hanyuma ukuyemo igihe gikwiye cyo gusinzira, gufata amafunguro, ukaraba no guhobera abana bawe, uwo mwashakanye cyangwa umukunzi wawe, wasanga usigaranye iminota 1000 isaga. Ushobora gukoresha iminota yawe ukigarurira isi, ukayihindura, ukibwizaho amafaranga ku kigero ushoboye, ukandika ibitabo, ukitoreza kuzirukanka muri marato y'ubutaha, cyangwa ukiga gucuranga igikoresho cy'umuziki warose kuva kera kumenya gucuranga. Ushobora kandi gukoresha icyo gihe ukimarana n'umuryango wawe, kuryoshya ubuzima usangira amayoga cyangwa imitobe n'inshuti, kugura imbuto n'imboga, kwicara ahatuje ukitekerezaho cyangwa ukirirwa ureba za filime. Ni kimwe n'uko wamara icyo gihe cyose ukora akazi uhemberwa, wiga niba uri umunyeshuri, mbese ni wowe uzi icyo ushobora gukoresha umwanya urenga iminota 1000 uba ufite ku munsi. Uruko bukeye iyo ubyutse ubyukana iminota yawe 1000 myiza. Rurema akunagira kuri konti yawe yo muri banki y'igihe yakugeneye ku minsi yawe yo kubaho. Buri munsi iyo minota uyifite n'undi akagiriye. Ni wowe muyobozi mukuru CEO w'iyo banki, kandi mu biganza ufite ubushobozi n'ubushake bw'uburyo wakoresha iyo minota ikakubyarira inyungu cyangwa ikagupfira ubusa. Imana yaguhaye igihe n'umudendezo wo guhitamo icyo ugikoresha. Buri munsi wa mbere w'icyumweru ubunganya ubukungu n'umuherwe wa mbere ku isi. Ubukire kandi munganya si ubwo yihaye, n'ubwo uwabaremye yabahaye. Ubwo bukire si ubundi ni igihe. Mbese wenda tuvuge ko we kubera nyine ubukungu kurusha afite uko yaguze igihe cy'abandi ahemba, nibyo. Ariko nawe ufite igihe cyawe udafite uwo mugisangiye kandi ushobora gukoresha mu buryo ushaka. Kubera yuko twese tuzi ko igihe gihenda, ndetse bamwe bakaba banakita amafaranga, ntabwo kandi abakorera abandi twese nicyo tubagurisha tubakorera, maze nabo bakaduha amafaranga. Ubu rero ntushobora gukomeza gutekereza igihe cyawe nk'icyo gupfusha ubusa cyangwa gutangira ubuntu. Kami ka muntu kagutuyemo, ndavuga umutima wawe, kazi ko wavukiye ibintu binini kandi bigari birenze. Kumva neza ko wavukiye kuba umutsinzi, kakubwira neza nonaha ko igihe gihenze, nawe urabizi ko igihe hari amafaranga. Kandi turamutse dutekereza ndetse tugafata igihe nk'uko tubikora ku mafaranga, uyu munsi twahindura intekerezo zacu ntituzongere gutera igihe cyacu inyoni tugita ku bidafite akamaro. Reka nkwibarize, wafata inoti y'amadolari 100 ukayijugunya muri Sebeya cyangwa Nyabarongo? Wabikora? Tureke y'amadolari 100 tuvuge wenda ya 5 cyangwa y'ibihumbi 2000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo waba uri mu modoka ukayifata ukayijugunya mu muhanda cyangwa mu isoko ukikomereza urugendo? Ndemeranya nawe ko igisubizo ari oya. Kutatinyuka kubikora, ndetse kutatinyuka kubikora keretse wenda hari akaburo kadafunze neza mu bwonko bwawe. Nyamara kimwe n'ufashe inoti y'amadolari 100 akayijugunya mu mugezi mu buryo utazi, niko bigenza iyo ufashe isaha yose n'igice cyangwa amasaha 2 ukaba uri aho gupfa ubusa ntacyo ukora gitanga umusaruro. Nuko utabizi ufata ibyo winjiza cyangwa wakwinjije income ukabijugunya mu idirishya ry'umuturirwa ngo byigende. Iyo umwanya wawe ku bintu bitakwinjiriza, ubusa n'uririmba uti urabeho faranga ryanjye. Isaha itangira gutera urushinge rwayo ku isegonda ubyukiyeho, kandi niba utazi ukuntu iyo minota ihenze ikoreshwa, mu kanya nk'ako guhumbya biraza kuba bibaye saa 3 z'ijoro, wongera none wibaza ukuntu utabonye umwanya wo guhamagara abakiriya bawe uri umucuruzi, cyangwa gukurikirana inomero ya wa muntu uzi aho batanga akazi k'ibyo wize, cyangwa ukuntu utabajije ngo umenye aho yahenigura, cyangwa gukora ikindi kintu cyari cyose wari wiyemeje kigufitiye inyungu. Maze bwakwira kongera ukaririmba uti ariko aya matindi y'amasaha yasigaye yihuta, ubuze uyu munsi wijute nawe kandi urancitse baho. Maze mu kwiyikiriza wihumuriza ubwawe wirema agatima uti nzabikora ejo nahejo. Bene ibyo bijya bikubaho se, cyangwa ayo magambo ujya uyavuga cyangwa ukayatekereza? Reka nkubwire impamvu nta yindi. Dore impamvu wisanga wataye umwanya n'igihe cyawe utakoze ibyo wagombaga gukora bigufitiye inyungu. Icya mbere ni uko ugerageza gukorera ibintu byinshi icyarimwe. Buriya gukorera ibintu byinshi icyarimwe nta musaruro bitanga. Multitasking is not productive. Ukikeho none. Sogokuruza wanjye ariko akaba n'uwawe w'umunyarwanda yaciye data umugani nasanze ati imirimo 2 yananiye impyisi. Nawe uti onetse njyewe hari ubwo ndi bihehe mahuma. Ayinya uriya abahanga bavuga ko icyiza ari uko wagenda urugendo rw'ikirometero kimwe ugana icyerekezo kimwe aho kugenda metero 100 mu byerekezo 10 bitandukanye. Icya kabiri ni uko utabasha gufata igihe cyawe nk'ikintu cy'ingenzi. Ukeneye kugena ibyihutirwa kuruta ibindi, set priorities. Fata kandi wandike ibintu 3 ushaka gukora uyu munsi, hanyuma ntugire ikindi icyo ari cyo cyose ukora ibyo bintu 3 utarabirangiza.
Urashaka kwagura business yawe, fata iminota 30 ya mbere ugeze aho ukorera ubanza usubize ubutumwa bw'aba email, ubutumwa bugufi cyangwa bwa WhatsApp wandikwe bwerekeye business yawe ubari buheraho. Urifuza ko ubucuruzi bwawe bugenda neza kurusha uko bumeze ubu? Tangira umunsi wawe ukora igenzura-mari ryawe audit, umenye ibyo winjije ejo, ko waranguye n'ibisigaye muri stock. Cya gatatu, utakaza igihe mu bidafite agaciro. Ese mu by'ukuri tuvugishije ukuri ukeneye kumara isaha yawe ya mbere y'umunsi usoma amakuru ari nako wumva ibiganiro cyangwa filime kuri YouTube? Wenda utari n'umunyamakuru ngo urabikuramo igitekerezo cy'inkuru waza gukora hanyuma? Cyangwa ukeneye kwitwa ngo uri kuruhuka ureba filime amasaha 2-3 ku mugoroba? Simbizi, sinjye gufatira imyanzuro nk'iyo. Ugomba kumenya icyiza gikurutira ibindi, gusa njye ndiyumvamo ko byakakubereye byiza ukoresheje icyo gihe cyiza usubiza abakiriya utabashije gusubiza, ukora siporo, uruhuka, gupangira umunsi ukurikira cyangwa ako kanya k'umugoroba ukakamarana n'abawe utabarutishije telefone yawe ureba ibikongera stress mu bwonko. Kimwe nuko ayo masaha n'iminota upfusha ubusa ushobora no kuyamara kuri YouTube wiga uko bakora iki cyangwa kiriya. Bamwe bahigira guteka, kudoda, amategeko y'umuhanda n'ibindi byinshi, birimo kureba video zo kuri KP reports zitanga inama zo kwibaka nk'izi ngizi. Uriya mu mitungo n'ibishoro byose ufite, igihe nicyo kintu kitagaruka iyo gitakaje. None reka nkwibarize, iminota yawe 1000 y'umunsi urayikoresha iki? Urayimarira hehe? Murakoze cyane.